Once upon a time, somebody unknown came and celebrated the main people in the village. The girl who has her father now lives freely. Her father has been violent for long ago and now knows where he is now. Era! The girl doesn't know that her father is said to be still alive. The girl's brother and sister were included in those who have been killed for long ago. Know the secret of village history. The problem is that Really? the same Dutchman has back today. Dutchman? Instead of world village. Meantime, the time. navumbuye isoko mvomamo ibyishimo akanyamuneza mfite n'ukubera wowe love mwamikazi wanjye uberanye nanjye isi yose icyumve wampaye love you ni benshi bagusariye gusa warabakatiye bahora bibaza uburyo ngiye Ihangane bwiza bugiye gutera ufite umuco nyarwanda uhiga abandi ntuzashitugwe n'ibiguruka icara tuze hora nkuteteshe kwandika amateka n'igitabo cy'urukundo wirinde imitoma y'abajama b'ikinyejana ni pafu bacaho nta rukundo bagira pay attention God be my patient it's a caution we are in this love and baby there's no pressure stay in this love and baby there's no pressure umva musabe Nyine bamubwire ndabona usa nk'umuntu wakujyanye ibana. wawungiriye neza umfashije ngeze Ariko ikikuri bishe igicuri yabaye. Yerekera aho ngaho. Rekera kunywa uretse kajya kureba uwo ari we. Ndaje. Ni karibu. Witegura igihe Ni kingana karibu. iki kare? Twakerewe kambe Tegure vuba, gira vuba vuba dore amasaha yaje. Siko saa 3 zageze. Gira vuba vuba tudakererwa. Se amakuru ya Ero. Ero aracyasinziriye. Ayego umwana gusa arajya kwiga yezi saa atarajya ku ishuri kwe. Arajya yarakiryamye. Gira vuba vuba tugende twakererewe. Yego ndarangije. Abagore baba bize tura. Ndarangije ihangane. Ariko mama yara ndumva ufite abashyitsi. tugende twinjire hano Gira abashyitsi n'iki gitondo. Ndebe. Mama yara. Karame. Ubu ngubu ibintu biri kubera urabizi. Mana yanjye uni yarambona cyangwa Ako mama yara ubwo ngubwo erageze igihe atarara mu nzu ntubimenye. Rebaje mu iki gitondo uzingwa araryamye iryo nirera. narize ko aryamye neza ko aryamye gusa nzabarira pe era. Uri murezi kiko kubwo ngubwo kwe kubyara. Ari igendere. it's a caution we are in this love and baby Rodriguez,
abo gutabuvuga shamana akazi kawe kameze nabi yewe ahantu naraye ije mpazi utese mani ndabura wakesheje ureba kiriya cyana cyane mu mudugudu wa Wereza musore wese bite muhuriye hehe na Era? Njye nitwa Nkunda. Uyu mukobwa nyine turahuye yari yasinze ansaba ko namuza. Rero ntabwo nari nzi iwawe n'ubu ndangiye. Era namuhize igihe kirekire ndavuga nti umwana ninamufatisha ibintu bizaba bibi ariko ndavuga nti ye kumwigira umutwe wakoze iki namba numva n'uburira namuraye mucunga ndamwongoshyosha ishiduka turaye mu kabari turakesha musore rero ndagengiye ku kazi musanze nakerewe umwiteho Era ndagiye mwana wanjye wiyiteho Mama, Karame na bando mfite. ndazikoherereza Sawa. mana yanjye abana b'iki gihe rwose mana twakoze uranyumisha Ako Dina harya ko kuvuga ari ugutaruka wamenye igihe nimugoroba Era yatahiye ava classe se kuki aso ninde wakubeshye kuri mwana ahita ataha akuzi twajya nagukira inshuti yacu man uriya musista ntabwo nakubwiye ko ejo bundi nagiye kumusura ambwira ngo tuze tukurebe urumva Era mani yabaye ishyano none yasa ambwira ngo arabukumbe nangiye kumugira inama urumva umuzamu yananesheje umutwe mfite agahinda niyanansubiza ariko afite none uzi ibintu muri classe bavuga banungarunga ubugabo ngo hari ikigabo gisigaye kimukuramo akazi shuwa kubona amastire gusa ukagira ngo hari umwana yaratse wokumbeshya mbona umeze nk'abahungu b'i Kigali byakabiriza ayo kuzapinga kugeza ryari rese uri kubona ukuntu ugira keria yibirasi nabikora sinarabishobora umusa yubasiriye reka rero nkubwire webye bya keria ntabwo byiza reka nsubire mu kazi reka mureke mwenge ako wakumvisha utaka keria yarakunaniye keria yarakunaniye Nkunda. Mama arakunsigiye. Nyine nabyumvishije ko ari kunsigiye. Umva. Mfite ubushyuhe. Ubushyuhe? Yawe. Hari unese ngumeneho amazi se basi. Amapfa kandi ikintu. Ngiye nta bindi bintu ngewe nzi rero byo kumbwira ngo washyushye ntabwo mbizi. gute se Ntabwo uri kunyumva wowe. Ugiye kunyitaho nk'uko mama bivuze. Ntabwo amazi ariyo azimya ubushyuhe. Nzi urashaka iki nyine. We ntacyo Nyese wumva mubwire rero sibyo. Wowe nyine uri aha ngaha ntabwo ubiteho uzaza kuvuga. Ubushyuhe naguze. Nese iyo umuntu ashyushye bamenaho amazi. Ubu tugende muri dushe rero mumeneho amazi. Oya, ubwo reka ngende mu cyumba. Ese uragera reka kubaye. Bashidi ariko sha asigaye duhatse kuri style ewana ameze fo man ibira nta kintu bivuze nawe uramushyigikiye se shamba barira nibe nawe nibe nawe ari serious ushaka kumwigana se ngo umere nkawe shawe yinse man ndabona mwese mugiye no kunja basimba mubwire shaho hari ibintu uzi iminsi numva kagira inkuru sha nyine inkuru zivugwa kuri Era ntabwo ari sawa banza ari nayo mpamvu asigaye yitwara kuri ahira n'ukuntu iwabo mani uzi ukuntu afite mama we witonda umugira inama ngenda muzi nakuze ko numvishe ahubwo siriya mico yose ayikura hewe Mama yarakunsigiye nyine ugomba gukora buri kimwe.
natinze kuza kukureba nanjye numvise inkuru ko waje nyine ariko hano muri Wales zimeze nabi man. Uyu mudugudu uzi ukuntu yanumva ibintu by'amateka yaho umva birarenze. Abantu ngo barishe abandi baricanye ngo haje umuntu ngo waje ngo yica abana n'amarimari. Yitwa ndese ntago muzi bari Dark bari by'imyijima birabo. Urabizi hose nyine umva mbwira numvise ahubwo numvise abantu bavuga kuri era nyine ngo yari afite famiye umuryango nyine bakavuga ngo baburi birengero ngo bishwe n'umuntu bita Really? Dakima. ahubwo Nicyo cyamutera se gukora biriya byose? birashoboka gusa nyine nuko mama we ntabwo ajya akunda kubivuga ariko nabyumvanye abaturage bo mu mudugudu wa Wales babivuga ariko nyine gusa nyine ntabwo abizi era kubera ko mama we akunda kubihisha nyine ntabwo ajya abivuga. Jesus. Uranda tongo. Mani ngiye sinzi impamvu najyaga nyoberwa impamvu. Ariko noneho reka mbwizwe abantu bose n'abatipe ba class n'abayose baba bambwira ngo era n'umwana mwiza, era ritonda, era agira ikinyapfura. Mwese ntabwo muramumenya nshuti. Shane atazi nanjye ntabwo sinzi era n'umushita ariko Nari mwese muzamubarirwa ariko ni inshuti yacu mani tugombe tumugire inama. Tumwiteho pe. Birasi ibyo na class nta kintu. bya Darkman rero ntabwo ari byo byakuzanye rwose twivuganire iby'umugore wawe era urana aramutsindiye kugira ngo ijoro ryakeye wamutsindira ijoro ryakeye ngiye twararanye mu gitondo sinzi n'ahantu yanyuze yewe niyo misiyo yari yanjyanye.